Iyo tuvuga ku bisubizo by'ibibazo bya Afurika mu buryo bujyanye n'itsembabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, tugomba kwibutsa buri gihe ko inzego mpuzamahanga zikunze kuvugwa zashyizweho zititaye ku mugabane wa Afurika. Icya kabiri ndaza kuvugaho ni uko iyo havuzwe ibintu bimwe na bimwe nka bimwe nanjye ngiye kuvuga, abasabira imbabazi abakoze itsembabwoko cyangwa ibindi bikorwa bibi cyane bahita bihutira kwibutsa abanyafurika ko ibyo ari amateka, ko byarangiye. Ariko njyewe ndavuga ni ibibazo dufite uyu munsi muri Afurika biterwa cyane ahanini n'ingaruka ya nama yabereye i Berlin mu Budage hagati y'1884 n'1885. Aha ni hahandi Afurika yagabanyijwemo n'ibihugu by'i Burayi. Igihe itegeko nshinga rero ry'umuryango w'abibumbye ryatangiraga kubahirizwa mu mwaka w'1945 i San Francisco, abanyafurika ntibari bahari. None no mu 1948 igihe itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryatangazwaga i Paris, nabwo nta munyafurika wari uhari. Niyo mpamvu usanga imiterere y'ayo masezerano mpuzamahanga atita ku bibazo bya Afurika, ahubwo aba ashaka inyungu zabo bwite. Ndashaka kubwira abanyarwanda ko igihe itsembabwoko ryakorwaga umuryango mpuzamahanga waracecetse, none imyaka 31 yose ikabishize. Ibyo byatewe n'ikimwaro uwo muryango wari ufite. Ubu rero ariyo mpamvu bahagurukanye na bibihano, bivuze ngo mwabateye ikimwaro none barabishyura. Ugiye kureba niyo mpamvu ababirigi ubu ngubu batinyuka bakajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi aribo ba nyirabayazana mu bibazo byo mu karere kacu. Nibo bigeze kugereranya uburebure bw'amazuru y'abantu kugira ngo babashyire mu byiciro. Natwe abanyafurika by'umwihariko turacyafite ipfunwe batwinjijemo n'ubukoroni. Turi umugabane wonyine ku isi wiyita izina rishingiye ku ndimi z'abakoroni, Anglophone, aba nibo bavuga Icyongereza. Francophone, aba nibo bavuga Igifaransa. Ibyo bitwereka ko twifata nabi cyane. Ndashaka kuvuga ko Afurika tutazigera dukemura ibibazo byacu mu gihe tutibohoye mu bwonko. Iyo mbwiye ngo abanyarwanda baba muri Kongo ko atari abakongomani, njyewe mpita nkubaza ni none ni bande se? Ese ni bande? Icyabahinduye abakongomani ni uko hari umuntu wicaye i Berlin akagabanya Afurika agashyiraho Kongo y'Ababirigi. Ubundi ni gute ibibazo bya Afurika bishakirwa ibisubizo muri Qatar? Kubera iki tutakabikemuye iwacu muri Afurika? Ibyo nibyo bibazo bikwiye gukemurwa tugomba kwibaza. Uyu munsi umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba urimo gusenyuka, kandi twese tubireba. Hari intambara muri Sudani y'Epfo hari indi, muri Kongo hari indi, no muri Somalia hari indi. Ariko se ni gute mu gihe ibintu byacitse bamwe mu bayobozi bacu bahamagarira ibihugu by'amahanga? Uko ni nko kuba imbata igana uwahoze ari nyirayo, nimufashe kumubohora.